Bakunzi ba Hambogoodness TV ndabasuje ndabaramukije cyane, ndabifuriza umunsi mwiza ku bantu mwese mudukurikiye muri mu rugo y'Afrika, abari muri Afurika y'Iburasirazuba, abari muri Afurika y'Amajyepfo, y'Iburengerazuba, mwese n'Iburengerazuba, mwese n'iy'Amajyaruguru, ndabifuriza kugira umunsi mwiza n'abantu mwese mudukurikiye muri ku mugabane w'i Burayi, abari ku mugabane wa Amerika, abari ku mugabane wa Aziya ndetse na Oceania, mwese mwiyumve mwikaze. Iyi mukurikirana rero ni Hambogoodness TV, nge mugiye kubana nayo mu kiganiro ni Genimana Adolphe. N'ibisanzwe rero twagarutse tubagezeho ibiganiro bitandukanye by'iyobokamana, bibutsa ko ku bantu batarakora subscribe ukanda wahanditse ari akazogera n'amasegonda makeya cyane ukaba ukanzeho. Ndagushimiye cyane rero kuba ukanzeho, Imana ikumpera umugisha. Uyu munsi tugiye kugaruka ku kiganiro kivuga ku Bayisiraheli n'urugendo rw'ukuri n'ubuhamya bwo kwizera, uko bavuye muri Egiputa bagana mu gihugu cy'isezerano. Muraho neza mwese kuri Hambogoodness TV. Uyu munsi tugiye kugaruka ku mateka y'umuryango watoranijwe n'Imana, ari wo w'Abayisiraheli, uko babayeho mu butayu, mu buretwa bw'Egiputa, uko babayeho mu butayu, uko Imana yababohoye ibinyujije ku mukozi wayo Mose, n'urugendo rwabo rugana mu gihugu cy'isezerano. Ariko kandi tugiye kurebera hamwe n'isomo rikomeye ryo kwizera tugomba kwigira kuri bo muri iki gihe turimo. Turahera rero uko babayeho muri Egiputa. Abayisiraheli bari barabaye imbata mu gihugu cya Egiputa imyaka 430. Nuko imyaka irenga 430 bari mu buretwa mu gihugu cya Egiputa. Kuva nk'uko tubisoma mu Kuva ibice 12 umurongo wa 40, bakoreshwaga uburetwa bukomeye buboshywe n'ingoyi y'Abanyegiputa. Ariko Imana ntiyibagiwe isezerano yahaye Aburahamu na Isaka na Yakobo. Mose yavukiye mu gihugu cyari kigowe, akurira mu nzu y'umwami Farawo, ariko Imana imuhamagara ngo abe umucunguzi. Isomo niyo waba uri mu bibazo bikomeye, Imana ntiyibagirwa isezerano yaguhaye. Ishobora kugukura aho wibwira ko bidashoboka. Icya gatatu, uko Imana yabakuye muri Egiputa. Mose yagiye imbere ya Farawo inshuro nyinshi asaba ko arekura ubwoko bw'Imana. Imana yohereza ibihano 10 by'Abanyegiputa kugira ngo igaragaze ububasha bwayo. Icyo gihe Imana yakoresheje amaraso y'umwana w'intama kurinda amazu y'Abayisiraheli, nk'uko babivuga muri Pasika ya mbere. Nyuma Imana yabacishije mu nyanja itukura, aho amazi yigabanyijemo kabiri. Isomo rero twakuramo nuko Imana ishobora gucamo inzira aho tutabona inzira, kandi amaraso y'umwana w'intama ariyo ya Yesu Kristo araducungura kugeza na n'ubu. Icya kane rero ni urugendo rwabo mu butayu. Bamaze kuva muri Egiputa bagiye mu butayu imyaka 40. Imana yabagaburiraga manu n'inyoni, ikabaha amazi avuye mu rutare. Ariko benshi bananiwe kumvira, bagwa mu nzira kubera kutizera. Abana babo nibo bageze mu gihugu cy'isezerano bakiyobowe na Yosuwa. Isomo rero twakuramo nuko igihe cy'igeragezwa n'igihe cyo kwiga kwizera, kutizera n'ubwigomeke bishobora gutuma umuntu atagera ku byo Imana yamugeneye. Icya gatanu rero tugana ku musozo, nuko Abayisiraheli bageze mu gihugu cy'isezerano nyuma y'urugendo rw'inzira ndende.
uyu munsi natwe turi mu rugendo tugana mu ijuru. Tugomba kugira kwizera nk'ukwa Mose, kwihangana nk'ukw'Abayisiraheli bashya, no kumvira nk'abakurikira Yesu. Rero twasoza n'ijambo dusaba buri wese kugira ngo agire umwete no kugira ngo abashe kugendera mu nzira zitunganye kugira ngo azabashe kugera mu ijuru amahoro, no kugira ngo Imana ibashe kumunyuza mu bikomeye yaba ari kunyuramo byose, kuko n'Abayisiraheli ntabwo batekerezaga ko mu myaka yose bakoraga uburetwa kwa Farawo bashoboraga kuba babuvamo, ariko Imana yohereje umukozi wayo Mose kugira ngo aze abacungure rwose, abakure muri ubwo buretwa. Nubwo banyuze mu nzira igoranye y'ubutayu bakanyura mu nyanja itukura, nawe ushobora kuba uri kunyura mu bibazo bikomeye cyane ukabona ari hepfo na ruguru, inyuma n'imbere hose ntaho kunyura, ariko icyo nkubwira ni uko ugomba gutumbira Imana ukayisenga, nibasha kugucira inzira hamwe nawe ubona ko bitashoboka, ahandi ubona ko inzira zose zifunze, Imana yo ibona ko inzira zifunguye. Imana rero ishimwe cyane ko hari ahantu igica inzira uwo utatekerezaga. Dusoza twasoza n'ijambo uhoraho Imana iduhumekereho, idufashe kwirinda kwivumbura, ahubwo twizere nk'uko Yosuwa na Aburahamu bizeye, kuko igihugu cy'isezerano ari icyacu n'ijuru. Murakoze rero cyane kuba mwakurikiranye Humble Goodness TV. Nimukomeze mukore subscribe, mukande like, share kugira ngo ubutumwa bwiza bw'ukuri bukomeze kugera ku bantu benshi batandukanye, kandi nicyo gihe cyo kugira ngo dukore umurimo w'Imana nk'uko biri mu ntego zacu. Tugomba gukora umurimo w'Imana hakiri kare, kuko bugiye kwira aho umuntu atazaba akibasha kuba yakora. Rero mu gihe ufite umwanya, uha amahirwe, waba ufite smartphone, nawe iyi message irakureba. Nimba ubonye iki kiganiro, gisharinge ku inshuti yawe nayo gisharinge abandi, gutyo turusheho kubasha kugeza ubutumwa bw'Imana ku bantu benshi batandukanye. Rero ndabifuriza umugisha w'Imana mwe mwese mwamudukurikiye, yaba abafite akazi namwe mudafite akazi. Mbihanganisha mbabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda, ariko nta gucika intege. Icya mbere ni ukwizera Imana no gusenga, kuko Imana niyo ibigena byose. Sawa rero, mugire ibihe byiza n'umunsi mwiza. Amahoro y'Imana agomeze kubana namwe. Bye.